bitewe n'imiyoborere myiza dukesha nyakubahwa perezida wa repubulika wacu w'u Rwanda Paul Kagame, niyo mpamvu igitaramo nk'iki ngiki dutarama agati kagaturika. Hanyuma bakongera kavuga ngo abanzi baganye niba dutaranye tunezerewe gutya wanyebivoje inyonge baba, kubera ko ibyo twagezeho ari byinshi kuva muri 2017 kugeza ubu ngubu. Uko byagenda kose hari ibyo tubiza kugarukaho, harimo n'abaje kumurika bimwe mu byo bageze kuno munsi, ariko hari abafite ubuhamya bwihariye by'umwihariko bishimira ibyo bagezeho bakesha imiyoborere myiza. Nibyo koko hari abayishimira ibyo bagezeho muri iyi manda ya nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame kuva muri 2017 kugeza uyu munsi muri 2023. Ni muri urwo rwego tugiye kwakira umutangabuhamya Madamu Nyirandeze Christelle akatubwira uburyo yiteje imbere muri iyi manda dukesha imiyoborere myiza ya nyakubahwa perezida wa repubulika. Madamu Nyirandeze Christelle, umwanya ni uwawe, utugezeho ubuhamya bwawe. Mukantu gatere cyane twongeye twumve twese bamutima gwe mabani mutima w'urugo murakoze cyane. Munyemere kugira ngo mwongere musubire inyuma gato kugira ngo mwemerere n'abari mu myanya y'ikirongo n'ababashe gukurikira abari aha ngaha kuri iyi Murakoze. Abaturage mwese muteraniye aha mugira amahoro. Amazina yanjye nitwa Nyirandeze Christelle, nkaba ndi umurezi mu rwunge rw'amashuri rwa Rushubi hano mu Kinigi. Mu bikorwa mbanje gushimira ndetse ni nk'ubuhamya ntanga ukuntu niteje imbere bitewe na nyakubahwa wa repubulika Paul Kagame mu miyoborere ye myiza.
mbere na mbere mbanje gushima umutekano dufite muri iki gihugu kuko ari we musingi n'ibyo twagezeho byose twishimiye uyu munsi. Icya kabiri, ndashima leta y'ubumwe cyane cyane yashyizeho yadushyiriyeho twebwe nk'abarezi umwarimu sako. Umwarimu sako niryo shingiro ry'ibyo nagezeho byose, niryo terambere nagezeho bitewe n'imiyoborere myiza yadushyiriyeho sako. Noneho binyuze mu mwarimu sako habayeho kwiga kaminuza ndayirangiza, bituma leta, iyi leta nziza y'ubumwe itavangura, leta yita ku nyungu z'abaturage bayo, intereza akazi. Bityo nyene kuri ako kazi bikanyura no mu mwarimu sako nigishije abana, ndetse ubu nabo batangiye kwinjira muri kaminuza. Iyo ni leta y'ubumwe igendeye ku miyoborere myiza. By'akarusho rero umwarimu sako ndakomeza kushima nawe kubwo gushyirwaho kwayo, kuko binyuze mu mwarimu sako muri za nguzanyo leta yashyizemo byatumye niyubakira icumbi ryiza kandi icumbi riboneye, ndi umugore w'ibana, kuko kugeza ubu kuva twahunga tukajya muri Kongo tukagaruka umutware wanjye ntaraza, bivuga ngo nawe aracyari mu mashyamba nk'abandi bose, ariko iyi leta y'ubumwe yasaze, ndetse mumfashe kubashishikariza gutaha. Murakoze cyane rero, nkabashoje nshimira ibyo leta y'ubumwe yatugejejeho kandi ikomeje kutugezaho. Murakoze cyane. Madamu Christelle ku buhamya bwiza atugejejeho. Ni umwarimukazi witeje imbere abikesheje umwarimu sako, ariko kandi umwarimu sako akomoka ku miyoborere myiza dukesha nyakubahwa perezida wa repubulika. Bene nawe urabizi ibyo byari amateka. Reka najya mufashe kugira ngo mukutera kugira ngo tumwe n'abandi batwikirize, kuko u Rwanda amaze no muri VIP byonyine, muri VIP, kuko u Rwanda rukwiziza. icyo mbikunde ni kimwe, reka nanjye ubu ndi mu byagezweho mu miyoborere myiza, kuko ni abajene bake babaga mu mwanya nk'uyu nguyu. Abajene harimo abayobozi benshi tungana. Nibyo, nanjye ndi mu byagezweho, ndi mutima w'urugo, kuko nanjye iyo bitari imiyoborere myiza simba mpagaza. Abagore mutima w'urugo, Nyampinga ndi umugore w'u Rwanda, sinzatesha agaciro uwakansubije. Nakomeje kwibutsa ngo ni igitaramo. Iki ni igitaramo byanyabyo kandi turatarama koko, ariko kandi turi kumwe n'abahanzi batandukanye, turi kumwe n'amatorero, byose ni ibyagezweho mu karere ka Musanze. Musanze ntabwo ndabumva, ntabwo ndumva ya slogan yacu. Musanze turashima, niba Musanze mushima kandi mwishimye mwumve cyane. Musanze turashima, abari inyuma se barishima, ari barimo barashima. Musanze turashima, yakoze muri gushima. Wakire sobora ta atwakira abandi bashyitsi baturutse mu tundi turere no mu zindi ntara, kuko Musanze turashima, hanyuma nabo bibatere kuza kwishima. Jabasa kuva muri Bari National. Tugushimiye kwakira abashyitsi, tugushimiye kwakira abashyitsi twese. Yandoro turashaka twakira abashyitsi twese, kugira ngo rero uyu munsi wacu ukomeze uryohe,
ni indirimbo imwe nyuma tukishima tugatarama sibyo ariko reka manze ndebe ukuntu mwese mwishime amaboko hejuru turebe mwese Musanze murasobanura tumushimiye kwakira abashyitsi tumushimiye kwakira abashyitsi Ninje twagiye murasobanutse cyane mw'amashi abashyitsi Rwanda yacu iri intwari yo kwakira abashyitsi Rwanda bakiguretse muteye wa twese kudusigendeye kandi gendera kwakira abashyitsi Uri wagarutse kinakarenge intwari yo kwakira abashyitsi
twishimiye kwakira abashyitsi mwongere mukubona amashyi Jabasta. Musanze twishimiye kwakira abashyitsi ariko kandi harimo n'abanyamahanga cyane cyane baza gusura ingagi zo mu karere kacu ka Musanze. Ubwo na Musanze turashima ko ishyamba ryacu rigendwa kandi risurwa bakanadusigira amadovize. Yes. Muri ayo madovize rero hari benshi bayabyaza umusaruro kuko agera kuri benshi mu buryo bunyuranye, ariko by'umwihariko muri ya gahunda yo kwishimira ibyagezweho hari ibyagezweho koko. Ni muri rwego dushimira cyane iri shuri rya Ines yongera mu karere ka Musanze ko kugeza ubu ngubu batangiye gukora amajyane y'icyayi. Bafite imashini ibasha gutonora ubunyobwa ikanabusya. Ntabwo tukirya ubunyobwa buturutse hanze, ibirenze kuri ibyo kubijyanye no kwihaza mu mirire bakanye nabo gutunganya imbuto y'ibirayi kugira ngo twihaze, hanyuma bakanadufasha no gupima ubutaka bwacu. Bafite kandi n'ibirungo binyuranye na tungurusumu niho wazishakira. Impamvu muretse kugira ngo bivuge n'umutima w'urugo ibyo by'ibirungo arabindusha, ubwo nanjye butabazandunga nibyo kurya neza bikize naho ngaho. Hanyuma kugira ngo tujyane n'ikoranabuhanga ni ikigo cyitwa Samsung 250, ni Samsung 450. Rimwe na rimwe wasanga niyo mibare mutazi igisobanuro. Iriya 450 niyo kode y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mwari mubizi yemwe? Musanze ntabwo mvuga neza. Musanze ruguru cyane muri VVIP, hari ruguru cyane muri Amadivara. Musanze Turashima. nagize ngo ntabwo aha ni gatatu, nagize ngo ntabwo muri kunyuma ariko bana bafatije. Reka numenye hano mu munani niba mutwumva neza cyane. Musanze Turashima. Wasanga mu munani connection itagira ntabwo bari kutumva neza. Musanze Turashima. Ibi dushima rero Nibyo koko Musanze turashima ibyagezweho. Ni muri urwo rwego tugiye kwakira nyakubahwa meya akatugezaho ibyo akarere kacu kagezeho muri iyi manda yo kuva muri 2017 kugeza uyu munsi ya nyakubahwa perezida wa repubulika. Nyakubahwa meya, umwanya ni uwanyu, mutugezeho ibyo akarere kacu kamaze kugeraho. y'amashyi ya nyurufaya hejuru cyane mukoma y'amashyi wacu w'akarere ka Musanze tumwakire. Musanze ari haruguru turasubiza ngo turashima. Musanze murakoze cyane nyakubahwa guverineri w'intara y'Amajyaruguru, banyakubahwa mwese buranga mu byiciro bitandukanye nk'uko twabakiriye. Mu by'ukuri warondora ibyo inyangakugoma z'akarere ka Musanze tumaze kugezwaho intore zirusha intambwe nyakubahwa perezida wa repubulika, cyane cyane duhereye mu mwaka wa 2017 ubwo twamuhaga amajwi menshi yo kugira ngo atuyobore muri iyi manda. Mu bikorwa yari yadusezeranyije byinshi cyane, byinshi bimaze kugerwaho mu karere ka Musanze. Reka rero tubihe amashyi. Kare rwose yabitangiye kare tukimara kumutora, urugendo rukaba rugeze kure. Reka munyemerere mbagezeho bimwe by'ingenzi muri ibyo, kuko wabirondora ntabwo yabirangiza mu munsi umwe. Ariko nyangakugoma z'akarere ka Musanze ni ukugira ngo twibukiranye aho biri ni hirya no hino mu karere, murabizi, ariko ni ukugira ngo twibukiranye bimwe muri ibyo ngibyo. Mu mateka y'ibihugu byose byateye imbere, nta na hamwe ibihugu byateye imbere bidafite urwego rw'abikorera rufite imbaraga, PSF.
kubw'imiyoborere myiza ya nyakubahwa perezida wa repubulika abikorera mu karere ka Musanze, imiyoborere myiza bagira icyizere cyo gushora imari yabo. Mufashe duha amashyi PSF yashyira imari nyinshi mu karere ka Musanze. Abikorera babashije kureba babona iyo miyoborere myiza, barirekura batangira kuvugurura umujyi wabo. Ku nama nziza bagiriwe na nyakubahwa perezida wa repubulika kwikubitira, bashoye imari bubaka isoko rikomeye cyane mu karere ka Musanze, mu ntara y'Amajyaruguru no mu gihugu. Nta handi dufite isoko nka ririya PSF yubatse rigezweho. Mufashe dushime iyo miyoborere myiza. Ntabwo bagarukiye aho ngaho. Isura y'akarere ka Musanze abenshi bazi kuri uriya mujyi umaze gutera imbere. Muri faze ya mbere yo kuvugurura umujyi wa Musanze, mu mazu arenga 37, amazu 20 yaruzuye. Iyo ari ama etaje mubona kuri ariya mafoto, abaturage bacu bari bahagazeho basuhuzanya kwa perezida wa repubulika. Ibyo byose ni icyizere cy'imiyoborere myiza. Ariya amazu 20 yose amaze kuzura, ibyo bikajyana na santere z'ubucuruzi hirya no hino mu karere. Duhereye na hano turi mu Kinigi, urabona aho santere ya Kinigi imaze kugera. Ibyo byose turashima imbaraga PSF imaze gufata mu karere ka Musanze. Icyerekezo cy'akarere nyakubahwa gavana ni ukuba igicumbi cy'ubukerarugendo bukataje no ku rwego mpuzamahanga. Muri icyo cyerekezo turashima nyakubahwa perezida wa repubulika we yafunguye amarembo muri gahunda zitandukanye za Visit Rwanda. Ubukerarugendo mu karere ka Musanze bukaba bumaze gutera imbere, aho amahoteli agera kuri 40 amaze kubakwa. Muri ayo ngayo tukaba dufitemo 4 yo ku rwego mpuzamahanga. Mufashe dushime. Tuzamutererana imbere. Nyakubahwa kandi muri uko gushyigikira ubukerarugendo, turibuka neza ko nyakubahwa perezida wa repubulika watanze umurongo ko 10% y'ibiva mu musaruro w'ubwo bukerarugendo bigaruka mu gufasha abaturage bacu mu karere ka Musanze. Urugero, muri uyu mwaka miliyoni 240 zavuye mu bukerarugendo zagiye mu baturage mu mishinga itandukanye. Arakoze. Muri urwo rugendo kandi ibirometero 16 bimaze gushyirwamo imihanda ya kaburimbo mu mujyi wa Musanze. Iyo uzengurutse muri uriya mujyi urabona ko aho tugana ari heza. Ni nako kandi tutibagiwe imihanda y'igitaka ifasha abaturage mu kugeza umusaruro ku masoko. Hari imihanda ya Gatsatanuro, Masha kuri Rwaza. Dufite umuhanda kuva ku biro by'umurenge wa Busogo, Kadahenda, Kagera, Nyagisozi. Dufite imihanda Kimonyi, Shingiro wavuguruwe. Iyo yose ibyo dukesha iyo miyoborere myiza. Mu nka za Girinka tumaze kugera ku nka 10,172 zatanzwe muri gahunda ya nyakubahwa perezida wa repubulika, gahunda ya Girinka. Mu buhinzi buri mwaka kubw'imiyoborere myiza miliyari 3 zitangwa na leta kugira ngo abaturage babonye abatubimburiye mu ndirimbo baturirimbiye guhinga amasaka, guhinga ibigori, ibirayi. Izo ni
twijeje inyangamugayo z'akarere ka Musanze mu mashanyarazi. Ubu ingo 76% zimaze kugerwaho n'umuriro. Yari yatwijeje kuzateza imbere inganda. Icyanya cy'inganda cya Ruvunda ubu kimaze kwakira uruganda, ku buryo muri Musanze hasigaye hakorerwa sima nyuma y'uruganda rumwe twari dufite gusa mu gihugu, uruganda rwa Prime Cement narwo twararwakiriye, twaruhaye ikaze. Iyo miyoborere myiza kandi yashoboye gutuma ishoramari mu gutunganya umusaruro uva ku buhinzi ritera imbere. Dufite inganda nyinshi zitunganya umusaruro w'ibitoki, izitunganya ibireti, izitunganya ibihumyo, ubutubuzi bw'imbuto, izikora imiti ikoreshwa mu buhinzi ndetse n'izikora ibiryo by'amatungo. Musanze kandi yabaye igicumbi cya serivisi z'imari, ku buryo bamwe turi kumwe nabo hano, banki zose zikomeye mu gihugu, banki zose zikomeye mu gihugu zafunguye amashami mu karere ka Musanze. Ibyo bigafasha abikorera kugira ngo babone hafi inguzanyo zo gushyira imishinga ifasha nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu bikorwa byo guteza imbere abaturage. Turashima kandi imishinga nyakubahwa Perezida wa Repubulika twijeje yo gukumira ayo mazi ava mu birunga. Urugendo ntiturarusoza ariko hari ibimaze gukorwa, ku buryo imyuzi 7 imaze kubakwa ndetse n'ibyobo bifata amazi, ariko dushime ibimaze kugerwaho kandi n'ibiri imbere azabikora. Tumaze kubaka kandi agakiriro ka mbere kagezweho muri Musanze, umurenge wa Cyuve ubu gashobora kwakira abantu 800 bakoreramo imyuga itandukanye buri munsi. Turabashimiye ubw'icyo cyizere mukomeje kuba ko mutazamutenguha kandi ko muzabisigasira. Tugiye mu miyoborere myiza nyakubahwa gavana nihuse, kubw'iyo miyoborere myiza tumaze kubaka ibiro by'imirenge 2 bigezweho. Umurenge uri hano wa Kinigi mubona n'umurenge wa Cyuve, aho bafite inyubako ibiro bigeretse. Twubatse kandi ibiro by'utugari rwa Musanze, Gakingo muri Shingiro, Kivugiza muri Nyange. Ibyo byose bimaze kuvugururwa ariko n'ibindi bizavugururwa. Mu miturire myiza, icyerekezo tuganamo twagihereye ku ishusho y'umudugudu wa Kinigi duturanye hano hirya, hakaba kandi n'imidugudu y'icyitegererezo, umudugudu wa Gakoro, umudugudu wa Gatovu. Ibyo byose ni isura y'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yifuza kubona abaturage dutuye mu nyubako zigezweho. Musanze kandi turashima ko muri gahunda yo guha icyubahiro